Iki ni igiki? Telefone. Ina gatushe. Gusa ufite amafaranga yansukisha. Bakuze ko ndi gukeka ko papa Ngo uri gukeka ibiki? Tujyane mu rugo nkakoresha ibyo nshaka. Nuko gahunda zimeze se. Papa wakicara. Mwicare. Ntabwo ndi kuhabona. Nese ni ngombwa ngo wabone kandi utareba. Ikintu kinshimishije. Kasebwira. Tugikora umwana wacu. Nashyizeho umuntu uri bucakire umwana kandi ndamwizeye. Nashyizeho umuntu uri bucakire umwana kandi ndamwizeye. Kumara se uhise uhinduka. Ntacyo ni byiza. Bamubonye ese? Oya n'umuntu w'inshuti yanjye niboneye ku ruhande. Kandi nyumvira n'ukuri kw'Imana. Uwo muntu se mukuye he? Ese undi ko mbona we bikurakaje. Aragenda. Uri kujya neza abantu n'uwo muntu wa he? Ni umuntu ukora muri leta w'umurara wanjye. Ngo ni umuntu ukora muri leta? Yego. Ubwo kandi abo nibabarara bose rwo bazenguruka muri quartier ahanga bigize imbura mukoro. Ushaka kunteza abantu wewe. Ntese ko byakunaniye. Sinshaka bari abantu ko byakunaniye kunshakira umwana. Ngomba gushyiraho rero abantu bakamunshaka. Wintunga urutoki. Witone ntazanakumena wowe. Umena sende. Burya si buno. Ibyo wicara ubizi. Nta soni wowe. Uvuga iki se? Kumushaka byarakunanira uri kunesha umutwe umbwira ngo nzanya barara. Wese nturundi ubundi. Iki kigoro bazagikubita nka cyica cyangwa gikurikiza rwarwana rwacyo. Umva induru ya buri kanya bwe cyangwa ni imbwa z'impeshyi. Iki kigabo n'ubundi twabanye ntagikunda. Hari ubuzima. Uramuniga naramuka mpaye umwana wanjye. Nzahita nyica. Ariko nungutse igitekerezo. Kufite umuntu uri muri leta wamutumiye akaza tugahura hanyuma tugafatikanya gushaka uwo mwana kuko urumva muri leta bo bajye baduha n'abapolisi n'abasirikare tukajyana. Guhereza umuntu namaze kwibonana nawe umujyane. Mujyane hese kandi. Erega nibyo wigira byose. Nzamuzana kwibanga n'umwana azaza kwibanga. Umunsi umwe uzava mu kazi usanga umwana arahanga wamunebwewe. Ariko urebye ubona ndikigori kidatekereza. Ese kwindutse kandi. Ubundi surambere mbura aho wawuzigise. Wawuzigise. None se mubyaye we. Icyo dupfana. Bimbere. Aramutse amubonera ko yazantwika. Ata ntazabona ariko yakicuma ishize se. Yakicuma ishize. Ariko se leta. Haze mu nzego za leta. Bose nandi kwicukura ubwoba. noneho uzi ibintu byabaye. Ibiki se kandi? Papa namukoresheje akazane. Tubwire rero akahe kaza. Mureke mbabwire rero ukuntu byagenze. Mbe ndi kuganira nagira amata. Uri kunyumva? Yego. Papa asohoke. Mumanga ninjira ntabwo yatanje. Biteze. Charanga. Ndeze bikose. Agenda. Yagenze bikose kandi. Yakomeye. Ntujye buri bibazo. Noneho kuri iyi nshuro bigenze bite? Noneho uzin byambayeho. Jya guha kandi kazi. Amafaranga se. Amafaranga si ikibazo bizi. Nubwo nayo mbere ntazi uko byarangiye. Umva rero. Umva kuri bizi. Hari akajyama, sinzi niba ari n'umujyama. Ni umuntu numvise ngo uri kugenda nyuma ya madamu cyane ngo amubaza utuntu, amubwira ibintu ngo byo gushaka umwana. Ukuntu nshaka kumfasha, nshaka unekera ayo makuru. Ako rero abakire nimujye muburana n'ibibazo.
hanyuma irasa ku ntego numve nyine byari byo. umva nyine ibyo ngiye kubwira. ubwo nyine papa yambwiye ngo mwereke aho yicara, noneho mu kumusohora mwereka aho yicara, aho kumuha intebe ndamubwira ngo yicare hasi. noneho wamwicaje hasi. umugani wa Isimbi wamwicaje hasi. namubeshye ngo yicare hasi n'umusambi, umusaza arahicara. uriya musaza ari igiki kugira ngo menye kareba izamvuna. none se Jessica icyo ni cyo yaduhamagariye. ariko si umungane siko nari ko ugiye kutubwira ngo wasanze papa areba none ngo amuhaye ngo akazami. Ushaka nkumenyera umuntu uri gupanga na madamu wawe mu yandi magambo? ndashaka ko unekere umuntu uba muri leta ufite ahure na madamu muri iyi minsi cyane. ndashaka kubimfashamo. Cyangwa umwana amafaranga agiye urabizi ko muri amafaranga. Urabizi ko amafaranga nta kibazo kiba gihari. Mfashe uyu. Harya ngakora muri leta? Akora muri leta. Umupolisi cyangwa n'umunyerondo? Ntabwo mbizi, yaba ari umunyerondo, yaba ari umupolisi, yaba ari umusirikare. Mfashe umenyera amakuru y'uwo muntu gusa. Nibyo byagusajisha. Amafaranga uraretse. Ibyo amafaranga buretse. Cyangwa banza umenyere iyo gahunda n'amafaranga tuzabijyamo. Dira umpaye noneho rero. Ndumva yirenze kuneka leta. Kuneka umuntu ukora muri leta. Garanye nzi ko bishoboye. Ndabizi ariko nyine yampe imbere banza umpereze nka ngahera nk'ijana. Umpaye ijana ariko. Ayo mafaranga ndakwemerera ko ndayaguha pe. Ariko dira yanjye ubanza uyigemo. Ndayaguha mbere bigenda ubanza nyicukumbure. Nyereka ibimenyetso byuko byibuze hari aho ugeze uzuyanyake. Umva kandi ngenda haguruka hano umpaye ijana, ngenda haguruka hano umpaye ijana. Sohokera mu nzu nimba ari byo. Ngaho mva. Nicyo njya nawe nimba nguhaye akazi. Umuntu uzabona ukunekera nkanjye uzamukurahe. Hano uruje. Asante. Unamaye makeya. Ntabwo ngwaye makeya amafaranga. Ako namwe mujya ko namwe mujye mutanga cyo kwa mutari bakagira. Ubuse ongera ibicera ariko mugenzi. Ngukuye ko bakuze muri quartier ko uri umukire. Mota, wallahi nta mafaranga mfite mani. Narahondaguye mani. Ase bro, ase tujye ariko mani nawe ugira motari ujye mukubitira kugira ngo motari nawe ajyana cya bro. Ega nawe ibintu biba byarakuvunye shumi. Basima kanimero ndagushyiraho. Nemero ndakuzo. Hano ntituri Nyarugenge. Ntayo wa. Ndagwa n'ukuri. Simva ko wa musaza ari umunyabwenge. Gutari umunyabwenge. Kubera ko yemeye yicara hasi. umusaza nyine yakwiretse ko ari umunyabwenge. Ariko gusa nyine ntago bizanabura no kugaragara. Ko reka tumwitahire. Ubwo nyine Jessica reka twitahire. Beri reka dutahe. Bye. Bye. Ariko wa mugore ubaza akantu kamwe. Iyi diru urimo urayumva neza? Neza cyane. Ukumva uburemere ifite kujya muri leta? Mpamvu nyine ndi kukubwira ko ugomba kumpa amafaranga afatika. Twumvikane. Uzi ko dukorana kuva kera kandi nkakwishyura neza. Nimba uzi ko udashoboye gukora sohokera hano. Ntacyo ndabyemeye. Iyi diru mwisoza neza. Genda gushyiraho miliyoni. Boss uvuze miliyoni? Miliyoni se ni ibintu birenze. Umuntu ndanamuzi njyewe. Aka kanya ngiye kumuzana ndamuzi. Reka imikino nkunkenisha. Ukinisha si biki simuzi. Tangira akazi umonye. Miliyoni. No bibaye byiza umucakira amafoto. Ubwo njyewe reka njya kumuzana. Ahubwo se turahurira he? Mbwira ko amubonye gusa ibintu bine. Kandi muzi. Fine. Sawa. Hari ikintu ushaka? Oya. Abura ntabwo ibyo byane ntabwo reka nkwereke. Maka gafone tuvugane tuvuga. None bihaniremo niba nta biciro ufite. Basi reka nkwereke. Konze kuri umukeye muri quartier. Reka nkwishyure igihumbi. Igihumbi. Rasiyo sha dani igihumbi nkwereke. Baragombe nabase. Anasenye sese. Ufite ibiciro byinshi. Kumba nagohereje kubizi. Agore kafashe karakana uri kubona hano. Sha yo. Karakana niko nanje gufasha. Mwana. Umeze neza. Ko wicayeho. Rero mota wakoze cyane sibyo
umbere nshiswe nzima buriya nanjye reka ndeko nafashe akana kandi nukuri nzagushaka ngura agacupa kuko buri ubinkorera uzumva. Oya papa reka nkubwire sibyo reka nkubwire papa sibyo wowe n'ubundi ifura nta kwitagira wowe mufasha umwana ko nawe mu gihe ufite ubushobozi Imana niba yaragukoreye ibintu sibyo kibera no ku muhanda niba Imana yaragukubitiye uri kumva nawe ijye kubitira abandi shumbi sibyo turi kumwe cyane kabisa. Poa mawe. Sawa sante. Poa. Urababona humura. Nari yaje kapo. Sawa. Ikintu ushaka? Nta kindi. Ahubwo reka njye kumuza. Genda. Miliyoni. Unyinisheje gato. Ukani mbona uri muzima. Niko mwana makuru meze neza harya swe twabonanye ushize harya bitwande Mwenzangu sha rero nari nyuzanga nuko nimfashe n'umwana nabone reka mpanyurenze nkurebe nk'umuntu yagusiza ahangaha ubushize umbwira ko utahava nimwe muri mpagaritse motari ngo maze kuvugisha mbonye nyine wari uri kwishyura amatari yego nta kibazo ubwo yatekereje kumfasha hari cya kigabo kimwe cya kinini igihugu aho gihoranga karakara ndabona ari keza saho ubwo mwana tuza mwana tuyikize tuza tuye iki kigabo ukuntu byagenda twebwe tugatwarwa reka dutegereze ni mu minota mike kigenda kigenda karakara kandi birakunda ndabona ari sawa ahubwo se cya kigabo nacyo wakibwimbana tworoshye ibintu gishobora kutagikeka ibyo tujemo diru izarizo reka tudutuze karatura gatwara ya ndabikora nicyo gitumye nyura hano ngo ndebe kumeze nk'umuntu gusiza n'ubushize sibyo kandi ngira ngo nicyo nagusezeranyije nacyo ndi kugitekereza kugisoza ndebe ko hari cyo nagufasha Oya wiki go kumbagarika ani nko mu rugo ndabizi jiparimo ni nko mu rugo twagiye je ni nk'urayi we GB kari heza nani ni he sipara kubwi umva urakibize cy'umushyitsi ase bebe akakanya ko kuri icyo kunywa tutaricira n'iminota ingahe we GB aya mafaranga nguhaye sibyo maze iminsi mbitekerezaho ntabwo nakunyuraho gutyo gusa narakunyuzeho nkara ubuzima bwawe sibyo iyo ugenda urebe ko warya amandazi cyangwa urebe n'ahantu bafite ibyo kurya baguhe ureke utamira wenda tusongera tubonane ndebe icyo nagufasha GB ari hehe oya GB kuba hari bwarahari no kuvuga ngo twe twabonye yuko turi buhurire hano uyu munsi kubera ko namubwiye yuko unsuye nuzo cyo kunywa kiri ikintu cyo kunywa arakizana oya bangiye kumuhamagara cyane weje oya ibyo kunywa bibe birahari ariko niyo twananywa ari kumaze kumba muzana bwo birumvikana reka gutese umva ndabanza reka umenye kuri shiri wanjye mwa nataranywa nta kintu twavugana sasa ibi mba mbikorera urukundo nko kugufasha nk'umwana uri ku muhanda sibyo ariko nanjye umwanya wanjye wari mukeya reka ngende ariko ya gahunda nagusezeranyije ndayikomeje nta kibazo nzahagumya ngufashe n'ubundi nta kibazo paka nguje n'ababyeyi bawe sibyo babaye rero reka ngende nanjye nuko nanyuze hano ngo yandebe ko hari icyo nakumarira nayo nsubiye niyo mpamvu mpagaritse hano notari yesura n'amaguru ntagira ku mutano hirya sawa umukomere ya akyo gitekerezo nicyo reka tugume hano akiyava tuhita dukora akazi cyane musaza ubundi uzo kubora ndobe ukaba ari hariya reka hora ntabwo umuntu ajya gushaka ngo akubone inshinzi zidafatika ziraza zambaye ibipapa none haramise nyamanika ndagasukura mukobwa dore kiranagiye cya gisaza ahubwo tugende uziko kigiye mwana tugende ariko kimba nyara ku ijosi
ari cya kibibira kiriya nicyo nabibonye. Mfasha!